Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Oya boss, nuko mukiza ngeze ahabi. Numvaga ndaza kuyikubwira ku mugoroba birangira ntashye bwije. Ubwo uri kwihuta nta kibazo mbwira muri make. Bindi uzaba ubimbwira utagiye mu kazi. Nanjye nshaka kubanza najya guca icyarire dore inka zanjye ziri mu ishogororo. Boss, uriya mukiza ntabwo umuzi pe. Ntiwakwiyumvisha ukuntu ahantu hose ahora afite umutima mubi. Uzi ko none ashaka kunyirukanisha muri kano kazi. Ariko noneho mwene Rubirima natangara. Ubwo se ashaka kuka kwirukanisha mate. Nyine muze, uyanteranyije na mabuja mu buryo bushoboka bwose. Nubwo nisobanuye, ariko sinzi ko azongera kumfata nk'inyangamugayo. Yamenyanye na kuboja tese kandi adakora muri uwo mushinga. Sobanurira neza. Boss, uriya mugabo sinzi uko ateye pe. Yamusanze ku kazi azanywe no kumbeshyira ko niba ibikoresho bya kapani nkabigurisha kuri make. Ubwo se Nyokuboja yarabyemeye. Uriya mukobwa ni umunyamugi ntabwo yakwemera ibintu nk'ibyo. Ahubwo ndumva mukiza ari we wigaragaje nabi. Hari ikimenyetso na kimwe yari afite se mugi? Aha, wa muntu we. Mukiza ntasanzwe. Akora ubugome yarabwizeho kera. Yazanye ferabeto yahawe n'umwe mu bakozi bakora hariya. Abwira mabuja ko ari njye wayimugurishije. Ubwo mukozi ninde watinyutse gufatanya na mukiza kugambanira kuko mugisha? Erega buriya mukiza nicakura mbi. Yabwiye Kiki ngashaka agace ka ferabeto ko gushyira mu idirishya. Hanyuma Kiki akamazi ko nta kindi kibyihishe inyuma. Bega mukiza. Ariko uzikatazi ko ibi bintu bijyanye mu buyobozi yabihanirwa. Ibi bintu yihaye byo kukubeshyira guharabika. Nukuri ntago byamurwa amahoro. Ahubwo mugisha sawa utabera uca gasuzuguro. Oya da, uriya nge simba nshaka amahane mu bintu byose. Nubwo mabuja atanyizera nka mbere, ariko ntiyanyirukanye. Ibyo nabijyamo aramutse ambeshyeye nkabura n'akazi kantunze. Mugisha, ntabwo ugomba kurebera umugizi wa nabi. Buriya nge naramwihanganiye. Ariko aho bigeze ni ukumujyana mu nkiko. Reka mbe nkagiyemo ahubwo ntakererwa. Icyizere cya gisigaye nacyo kikayoyoka. Nzaza tubiganireho neza. Genda ariko ubitekerezeho. Nta mpamvu yo kuzahora duhanganye na mukiza. Uziko agiye gutesha umutwe umudugudu wose. Umuri, gukora kuri depo ni utuntu twawe kabisa. Gute se Kiki? Urabona atari bisanzwe? Ahubwo mabuja azi kwitegereza. Nta wundi mukobwa yari guha kano kazi ngo kamubere nkawe. Ndakumenyereye n'ibikabyo byawe. Uzabaze n'abandi baje mu bakora kuri iyi shansi wumva. Utazagira ngo ninjye gusa ubibona. Kano kazi kagomba gukorwa n'umukobwa usanzwe akucangwe byadanje nkawe. Va muri ayo mbwira ibyo uje gutwara Kiki. Ureke kundangaza ntica akazi k'abandi. Ariko muri nta nubwo ubona ko tumaze iminsi tudaciringa wana. Ibyo ni ibyawe. Ubugira ngo se tuvugane buri segonda cyangwa ubundi hano ko turi mu kazi. N'icyo uba wumva ushaka kumbwira ku buryo utategereza akazi kakarangira. Ahubwo iyo ibikoresho bishira buri kanya. Wenda ibyuma bikazajya bishira nka kabiri ku munsi. Ku buryo najya mpita nsimbuka nkaza tukivuganiraho gato. Utansetsa Kiki, ahubwo ufata ibyo uje gufata ugende. Niba ushaka ko tuganira uze kuntegereza nidutaha. Wabyemera se Umuri? Mbwira mwana, uri serious? Sinjye bivuze se. Uze kuza tuganiraho kugira ngo mabuja gusange hano wananiwe gufata ibikoresho. Ngaho cingura mfata ibyo mfata ngende. Haranakinguye. Sawa nyine kambe ngasubiyemo, ariko ntundaburize ngo nsige nyine. Genda. Ariko iki gihungu nzagikizwa n'iki koko? Ubu ndagishutse ngo kigende turaza kuvugana dutashye kiremera. Kandi nashaka ko kigenda kikampa amahoro. Kiki simukunda habe namba. Kandi no kuba namukunda bizava kure. Nategereze ngazarya ruhaya. Ahubwo arebye nabi naza gusaba gahushya k'iminota 30 agasanga nitahiye. Yo mugisha ihangane rwose. Oya ntabwo mbabaye. Urabona se ari icyo mbaye? Nikara gafera beto kari kansitaje kandi nguye mu micanga urumva rero ko nta kibazo gihari. Nuko nyine ngabagabo mwihagararaho. Naho bundi urababaye. Ahubwo reka ngo hanagure hiyo micanga. Oya byihorere. Nubundi se ko nkiri mu kazi nayimesa ningera mu rugo. Okay. Ubwo niba nta kibazo ufite noneho wambwira.
buriya nk'uko nabikubwiye gendeye inyangamugayo pe, kandi nubwo naba nakinnye bingana iki sinakwiba. Ubu ya fera beto namenye aho yavuye, menya n'impamvu bashatse kukunteranyaho. abakozi bakubwiye iki? Wa musore wazinze imisatsi uramwibuka? Yego. Kiki se? Ni uwo nguwo, niwe wambwiye ko wa mugabo ngo ni Mukiza waje kukubwira biriya byose, ariwe wamutumye igice cya fera beto yamubeshye ko aragishyira mu idirishya. Kiki rero yakimushyiriye yumva ko ari ukumugirira neza, kandi Mukiza washaka uko azaza kunteranya no kunyirukanisha mu kazi kugira ngo asimbure. Kumbi Mukiza niwe wari wayitumye Kiki. Ariko uriya mugabo yabaye ate koko? Harya se wataye wa mukobwa wa Mutabazi amaze kumutera inda akishakira undi mugore? Yego nuriya. Ahubwo se wavuze ko yaje gusaba akazi hano, namuhaka ikiyeda akakanga ngo nawe ashaka kuba umugapita. Uwo mwihorere Mugisha, ahubwo ujye umugendera kure atazanakugirira nabi. Nibyo mabuja, buriya umuntu wifuza kukubikira imbehe nta kiba atagukorera. Nshimye ko ubyumvise. Harya muri weekend ufite izihe gahunda? Wenda nko muri iki cyumweru turimo. Wageze ngo se ndacyabipanga? Kereka kera nibwo nabaga ngomba kwahira inka za Mutabazi kuko zaryaga buri munsi. Ariko aho nkamera aka kazi se nyigira gahunda nyinshi muri weekend. Ariko reka numve, nta gahunda mfite, kereka n'intungura. Ushaka ko mbwira abakozi ngo nabwo tuzaze mu kazi? Oya Mugisha, ntaho bihuriye. Ahubwo nifuzaga ko mbwira niba nta zindi gahunda wateganyije kugira ngo nzaze kugusura. Uvuze ngo? Ndavuze ngo nzaze kugusura. Ubwo se uretse kwigiza nkana ntabyo wari wumvise? Uzi wanjye nguje kunsura? Oya mabuja, kunsura si ngombwa pe. Ikibazo kirimo se ni iki? Ibyo kunsura byaba ari byiza, ariko nanone si ngombwa cyane mabuja. Ariko se ubwo urakomeje? None se kugusura si ibintu bisanzwe? Noneho wowe nk'umuntu dukorana, ni ngombwa kumenya aho utuye ku buryo wagira n'ikibazo nkamenya aho ngushakira. Ndumva ntazi icyo nagusubiza. Ubu se uje wakicara he mabuja? Ubu koko wazi wanjye n'ukuntu hameze? Wituma ahubwo impamvu zo kugusura ziba nyinshi. Ahubwo mbwira hagati yo kwa gatandatu no ku cyumweru umunsi utakugora aba ari bwo nzaza. Ese Kiki, uje wirukira mu cyumba ntabwo uzi ko natetse? Reka mbiguterekere ku meza uraza ubisange. Kiki, Frodua, cyangwa na Kiki warihinduye wikirinde? Mbabarira mama, ndaje ngende sintinda hano. Ubwo mujinya ukuye muri aya masaa sita Kiki. Iyo unaniwe nuko utavuga nabi, kiruzi urye bitarahura. Usanze aribwo ndangiye kubishyira mu gisorori biracyashyushye. Byihorere mama, ibyo biryo byaye simbirya. Reka mfatire inzani nisubirire mu kazi. Ariko ubu uyu ni Kiki nzi, mwana wa. Nubwo ntazi icyakurakaje, ngwino ujye usubire mu kazi. Kandi uko uri gutinda niko bikomeza gushiramo agashyuhe. Ego, Frodua, icyo gikapu cyuzuyemo ibiki? Ahubwo nari nibagiye iriya myenda imanitse ku mugozi. Mama, humura sinzongera kukugora untekera, cyangwa ngo utere guhangayikishwa n'amadeni narishyura. Ngo? Mpangayikishwa n'amadeni utarishyura? Uri kuvuga ibiki Frodua? Nako Kiki? Nyita uko ushaka mama, gusa nabona guhangayikishijwe no kuntekera neza, bigatuma wikopesha utagereje ngo nzishyura. Kandi nibyo, kuko ninjye watumaga ubikora ngo ntekere neza. Ariko sinzi niba uzongera kuvunika bigezeho utakimbona muri uru rugo. Uyu mwana ra? None se Kiki, washimishwa no kurya nabi kandi ufite akazi? Ubu se waba ukorera icyo utaha ukarya ibijumba ukarenza amazi kandi uhembwa? Ibyo nibyo nanze rero. Nta mpamvu yo kujya umpangayikira ngo bitume upangira amafaranga yanjye. Nkaho njye nta diri umpanga, nazahora nishyura aho wikopesheje imiceri n'amavuta nkageza ryari. Ariko se kubivuga ugenda, washize igikapu hasi tukabiganiraho. Izo duru zawe se ntazi nizo zitumye ugenda? Cyangwa niba uragaruka nta kibazo, ubwo wenda wasanga kuko ari byo wapanganye na duru. Icyakora nubura byose uransetsa. Duru se namuvuze ryari? Ko nivugiye diru. Mama, ndagiye kandi sinzagaruka hano. Mu gihe ucyumva ko ugomba guha amafaranga niriwe mvunikira. Umuri, ko nsanze witonganya kikakugiza. Urabyumvishe se? Ntabyumva, ntibavugaga cyane.
mabuja wumvishe mvuze ngo iki? numvise uvuga ngo ariko nanjye nagorwa ngo iki gihugu nzagikizwa n'iki koko. Ibindi byo numva gusa nuvuga ngo kiki simukunda nkomeze se. mabuja uri umwana mubi, burya wanyumviriza nako wanyumvirizaga. vuga kukumviriza bihindura umurimo, ariko kuki wumva utanyisanzura? ubona njye nawe tutangana? ahubwo yame neza kiki mufite. mabuja nawe wabyiyumviye niba wumvise ibyo nsigaye nivugisha byose. buriya muhungu namukatiye uko nshoboye kose, ariko sinzi uko bizarangira. amaze kungeraho. have se wikabya nawe. none se uriya musore hari icyo atwaye? ntacyo atwaye, ariko sinkunda imico ye namba. uzisanga wamukunze kandi ubyita imikino. ubundi si imico ye wanga ni iyihe? ukuntu avuga nk'ibirara, gukaraga imisatsi boshye ari umukobwa, yewe ni byinshi. gusa simukunda pe, kandi kumukunda byava kure. ahubwo wanabyumvise koko agahushyira akanyemerera. ariko ubwo wagize ngo byose nabyumvise koko? nakubeshyaga numvise duke. ushaka uruhushya rw'ikize? nyine ndagishutse ngo kigende turaza kuvugana dutashye kiremera, kandi nashaka ko kigenda kikampa amahoro. ubwo rero nahise ntekereza gusaba agahushya k'iminota 30 ku buryo kirasanga nitahiye. ariko rero nawe umuringa ibintu watekereje sibyo? agahushya urakampaye se? haracyari kare, iby'agahushya bubyihoreye ndabikubwira. ahubwo se umuri kwa Mugisha urahazi? ndahazi. kandi koko none se wahandangiye? kandi ari hano ku kazi. ubu iyo uhamubaza ntiyari kuhakurangira neza kundusha. nakabaye namubajije, ariko niwe uri hafi. kandi wibuke ko aba yiruka mu bakozi buri kanya. kumubwira ngo naze mubaze iwabo rero, nubwo nari kubimubaza nari kurindira akazi kakarangira. ariko nawe urabizi ukuntu mutinzwa no kubika ibikoresho ubundi mugahita mutaha mwiruka nk'abakurikiwe. ibyo byo nibyo pe, akazi karangira twese twigendera. noneho duhagarare hano hirya nkakwereke nubwo hatagaragara neza. uhagaze hano ubuhareba? ntabwo uba uhareba neza, ariko nakwereka inzu uzagenda ureberaho. ngaho banza ufunge urwo rugi rwa sitoke uzanyereke. ariko wibuke agahushya kanjye, nako ndaje tukavuganeho. Odi, utabeshya iyo umpamagara ukambwira ko uri mu bitaro wari kubiki? ubu si iyo mama atabimbwira nari kuzabibwirwa nande? Dari nanjye byanciyeho, ariko numvaga nimbona uko ngura amayinite ndi buguhamagaye nkakubwira uko bimeze. ubu kundebu kunabuze uko njya kugura amayinite. nari negereje ko hagiye umuza kudusura agasigara hano nkajya kugura amayinite hanze y'ibitaro. nta na bipe se? iyo mbipa cyangwa uzajya umbwira amakuru ari uko washwanye na Ben? ubwo Ben umuzanye ute? ariko ubundi wowe kutamamagaye, iyo ubuze inshuti yawe ntabwo wifuza kumenya amakuru yayo? iyo nzi ko umeze neza se naba nguhamagarira iki? nanjye nta mayinite nari mfite, ariko iyo menya ko uri mu bitaro nari gushaka uko nyagura nkakuvugisha. nuko rero wayimenye kandi nanjye sinjye. none se mwageze hano mute? erega duherukana umbwira ngo ugiye kwa Valerie, kuki utambwiye ko arembye kiriya gihe? nyine cyagiye ubwo dutandukana nkajya kumusura, nanjye sinari nzi ko arwaye. twaraganiriye, hashize akanya mbona yituye hasi. niko gushaka abantu bakamuzana kwa muganga, ariko kuva ubwo ntarava muri koma. yo, ubu noneho ntuzi n'icyo arwaye? sinya mbyibazaho pe. ubu se ko atarava no muri koma, uriya nakanguka abaganga bazamubwira nanjye numvireho. ibyo bipapuro harya ntibiba byanditseho indwara arwaye? cyangwa zana dusome ibyanditse inyuma kuri iyo miti turebe. ariko Dari yashaka igihe umuhanga. umva segonderi wize ntiyagufasha gusobanukirwa ibintu byo kwa muganga, cyangwa uzi ko njye nabigerageje nta kintu nakuyemo pe. byihorere nzakubwira. buriya wasanga ari ikizengera kuko nabonye agwa hasi. nyamara wazana nkirebera, wasanga njye ngize icyo nkuramo. mwana ibyo bivemo ubu usigaye hano njye kugura miti hanze y'ibitaro mumagare mukiza mu mazi impamvu ataza gusoma we kandi aremba. wasanga nta n'ibyo azi. ngo wasanga nta n'ibyo azi? gute se nyina yarwara ntabimenye? ariko nawe urandeganya. kuva twaza metero se ko ataraza kumusaba, noneho niba bizi. ndumva bitoroshye. umutoni niwe wenyine wahageze, naho mukiza cyangwa uriya mugore we mushya nta n'umwe urahagera.
buriya wasanga uriya mugore ngo ni mutima uke ari we wabujije Mukiza kuza dore ko wagira ngo yaramuroze. ndaje reka njye kugura amayinite turaganira ngarutse. banza umpe amazi yo kunywa pe. Amazi si ikibuza hano, reka ngo usukire. Ariko Ben nawe uri umuti w'amenyo, uzi ko urukuzuza nk'usuka amata cyangwa ubushera, rekera yaramara inyota. Windenganya Mugisha, ukuntu nsabye amazi umeze nabona gusanura n'injerekani yose. Ngaho nyumvira Ben, ninda n'injerekani yose se ndi inka yo kwa Mutabazi. Ariko Mutabazi yagorwa, iyo uvuga inka se ukareka kongeraho ko ariyo kwa Mutabazi. Iyo kwa Mutabazi se ko ariyo nzi neza, umva yahubwo irenze ijerekani. Oya Mugisha, ahubwo ubunaniwe niyo mpamvu. Akazi niko kakuvugisha ibi byose. Inka yo kwa Mutabazi niyuzi. Ndabizi wowe ntiwanyura mu isantere ngo unigurira akantu, niyo mpamvu mba ngusukira menshi nk'umuntu wakoze. Cyangwa ntabwo uzi ko buriya kari akazi gasaba kunywa amazi menshi. Ben, mpamvu ndi kunywa amazi ndaje nyikubwire. Ahubwo ndumva yumpaye kuko atampagije. Sukira utundi duke. Nakoreka nyisukira utuzuza. Ibyo nabyo niba vuba unyibwirire. Ben, ntabwo byoroshye. Ibiki se Mugisha? Nyoko buje ari kukuvunisha cyane se? Iyo yakumvunisha se mba ndi kubifata nk'ikibazo. Byaruta kandaza mu kazi cyumweru cyose ariko atansabye kunsura. Kugusura? Yego mwana. Ngumabuje ashaka kunsura. Ubuse koko. Ubwo se ufite ikihe kibazo? Kwa nyoko buje yagusura ibyo nibyo bitumye uhangayika bigezaho. Ariko wareka kwirengagiza Ben. Nawe inshuti yanjye koko ntugereranya. Gereranya neza. Kugusura harimo ikihe kibazo? Ngaho niba wabuze uko ugereranya reka mbigukorere. Ngereranya na mabuja. Ndi umukozi akaba umukire kandi unkoresha. Tekeza umukobwa mwiza nk'uriya wo mu mujyi wamenyereye kwicara mu mifariso ageze iwanjye. Ubwo urumva aje yakwicara kuki ko n'izitari iz'imifariso ntazifite. Mugisha, ushaka ko nyoko buja gufata nk'umukire kandi uri umukene? Bivuga ngo nta ntebe ufite. Uzamuye iyo nicaraho naje kugusura. Wenda iby'intebe byo reka tubyihorere. Naza n'iwanyu cyangwa kwa Mutabazi bakantiza. Ariko siriya nzi meze kuriya yenda kungwira. Ubu niyo nzinjizamo umwana wo mu bakire ngo ni ukugira ngo ansure. Mugisha, ndakuvumbuye. Utese? Nuko turi inshuti, ariko nanjye ubu wasanga unyiyoberanyaho. Oya Ben, si uko bimeze. No mu bantu mbwiza ukuri uri uwa mbere pe. Ukwiriye kumenya ko umuntu wese agomba kugukundira ukuri cyangwa akarorera. Mugisha, uzamubwira azi. Nawe uri umuntu mukuru ntuzisebye ngo asange utahakubuye. Amasahani asa nabi, mbese uzirinde ko asanga akajagari n'umwandi wawe. Oya, nako simbizi. Umuri, urakoze kunyura hano. Uyu munsi se kutashye kare cyane. Ngo kare? Ubona ko saa 12 zigiye kugera? Gusa nyine uyu munsi natashye buri minota nka 30 ku masaha asanzwe. Ahubwo se umwana ari he ko ari we nayinje kwirebera? Cyangwa arasinziriye? Sha, nyoko buja n'umwana mwiza pe. Ubu arakurebye abona urushye, minota 30 arayikuruhura. Naho umwana bimaze kumukarabya ahita asinzira. Ndavuga nti reka mbe nje hano hanze nataka akazuba ka kibera inka. Ahubwo se wagiye mu nzu ukazana agatebe tukaba tuganira. Oya, intebe si ngombwa ntabwo ntinda. Harya uravuze ngo mabuja n'umwana mwiza? Ubwo yagusuye none ndagukizwa n'iki? Ahubwo se we utanyakiriye nta kintu bakuzaniye? Briere yarambwiye ngo ntibazaza gutyo gusa. Umva umuringa nawe. Ushaka ko nkuzanira ku twenda tw'umwana se? Umva ntabwo twagukwira rwose. Kandi n'agaporute bebe banzaniye sinakaguha. Sha, ndumva mabuja kuko ari umwana mwiza ahantu hose. Ubwo njye numvaga wenda yarakuzaniye nk'akaje ko mu mujyi tubuto. Nawe urabyumva nyine nk'umubyeyi. Wanyeretse se nkirebera umuto? Ntiwanze kujya kuzana intebe se? Iyo ujya kuyizana ntiwari kutubona ko turi muri salo? Ariko shaho barantunguye. Ntabwo numvaga ko Berize na Briere ari inshuti bigeze hariya. Noneho nanjye naremewe muri uriya mukobwa ngo ni Berize ni mwiza. Numvaga batagenda.
narabikubwiraga ukagira ngo ndabeshya, ahubwo wari utumye nkubwira ibyo uzi. Ibikize Nyine ko iwabo wa Brielle bakimara kwimukira mu mujyi yahise amenyana na mabuja. Ubwo se urumva babazwa n'iki kuba inshuti, cyane ko bose ari abana bo mu mujyi. ibyo ntabyo nari nzima, wagize ngo sibyo bari kubibonera umwanya? Ntabwo uzi urwenya rwawo, gusa sha baransetsaga ijwi ntirisohoke neza. Berize akabuza Brielle gukomeza kunsetsa ngo kuko ntameze neza, akajya ngo impamvu ndi guseka nshinyiriza n'intege nke z'ababyeyi bakibyara vuba, atazi ko ari ka mutima ukeka ariko ari kumvangavanga mu bwonko. Nkihagaraho ngaseka ariko numvaga ndi gushiriramo. Ndabyumva, gusa nyine muto, nkunda ukuntu uzi kwihangana ntukoreshwe n'umujinya pe. Uzi ubwo ukuntu nanga ka mutima ukeye kandi atari nanjye katwaye umugabo. Warakoze uhita wigendera mutongeye kuvugana byinshi, kuko iyo aba ari nkanjye nari gushiduka ntanagakubise. Icecekera Umuri, uzi guhura n'umuntu wagutwara umugabo nta n'icyo akurusha ngo nuko ari akayobe se? Maze kangezeho karipfusha we, ngo nyine umugabo wanjye nta muntu w'inaha utamuzi, ngo yitwa Mukiza. Numvise nagafata nkagashishimura, nuko nari impetse umwana. Muto, uzi ko ubisubiye muri akaye nkagira ngo mpinduye mutima ukeye. Mbabarira Umuri, ni ukuri kuva nahura nako sindongera gusinzira. Ubanza hari Mukiza ari urwandika akazambabaza ubuziraherezo. Uyu muto, ndabizi uzagera aho uyakire, kandi njye mbona waratangiye. N'ubundi ntabwo wabyuka ngo wumve bikuvuyemo, ahubwo bizaza gahoro gahoro. Ni uko utazi ibyo Mukiza yatangiye noneho. Umva, nimba ikubwira urahita ubona ko n'ubundi uriya nta mugabo murimo pe. Sheri, uzi ko nayobye kubera wowe? Uyoba hehe se? Ubwo se wibagiwe ko ejo nijyanye kwa muganga ntahazi? Ariko ndakurenganya ntiwaba ubyibuka. Ariko se wowe, ubu ushaka kurara unyorera noneho? Kuki se wumva ko waba undenganya? Naho iby'uko wagiye kwa muganga byo? Ntakurenganya se nyine, wakwibuka ko nagiyeyo kandi uba utanyitayeho. Reka ndeke kugucyurira amaye nisasire ndyame nkureke. Oya, buretse. Sheri, habaye iki? Wababajwe n'iki? Si wowe se? Ngaho basi reka kwivumbura umbwiraho ikibazo kiri. Sheri, muri iyi minsi uri mu biki koko? Sinkikubona, uhora mu ngendo ugataha wiryamira utanambajije uko niriwe. Mbabarira Sheri, ntabwo nari nzi ko bikubabaza bigezaho. Ariko urabizi nanjye muri iyi minsi sinari norohewe. Harya ntabwo nakubwiye ko ndi gushaka akazi? Warabimbwiye. Ariko se ubwo niba ndi kukubura mu gihe uri gushaka akazi, nukabonaho ntuzanibagirwa ko mbaho? Sheri, ubwo washaka akazi wanabura kumbaza uko kwa muganga byagenze? Nta n'amatsiko ufite y'umwana wacu? Sheri, ngayihangane nanjye nyumve. None se ko turi kumwe, urumva nabuzwa n'iki gutekereza ku mwana wacu? Ahubwo ibyo bivemo nyibwirire. Umugani ko wagiye wowe wenyine, wamenye utaho wasuzumira ababyeyi batwite. Uzi ukuntu nayo baguritse? Wayibaguritse ukigenda se? Cyangwa wayibaguritse ugeze mu bitaro uyoberwa aho ugomba gusaba serivisi? Bisa nabyo. Ibiki se? Nyine nayo byo ngeze mu bitaro. Hari umugore twahuriye ku marembo ndangira aho basuzumira. Ariko kubera ukuntu nagiye kureba umwana we ahetse agahita yivumbura akagenda nkaho njye ntazabyara uwanjye, namutekerejeho cyane nibagirwa umuryango. Ngo nkaho utazabyara uwawe? Humura harabura amezi make. Ubwo wahamenye ute? Nageze imbere mpura n'umuganga. Mubajije arambwira ngo niwe ukora muri izo serivisi. Ansaba kumurindiraho gato tukinjirana. Ngo yari agiye kuzanaga. Ariko nawe urakabye. Ubwo ibyo nibyo wise kuyobagurika? Umwana se basanze ameze neza? Bitaba kuyobagurika se. Nuko utazi kujya ahantu ari ubwa mbere, abantu bose ari bashya, ukubonye wese akwitegereza. Umwana we ameze neza pe, ahubwo ni ukujya umuririmbira niko muganga yambwiye. Ni byiza cyane ubwo umwana ameze neza, ariko ibyo kuririmba byo urabizi ko ari nk'igikona, si ibintu byanjye pe. Niba ushaka imiziki nzajya ngutereka ku ndaradiyo irimo indirimbo aba ariyo yumva. Ngaho sasa turyame dore burije. Ariko uzangurira akantu nuhembwa, uzica amande pe. Aha, ubwo uzi ko wenda akazi nakabonye.